Easy Capital. Mawlud Sharsaga ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'abibana mukurikiranza mukurikira kuzageza ku munsi meruka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko Imana azatuzura mu bantu bakorana, Allahumma amen. Namwe munsi rero nkuko mwabonye umuryango w'Islam mu Rwanda tanga itangazo rihamagarira umwana wari wese wujuje ibisabwa kugira ngo abashe kuba yakora ijonjora ryamuha amahirwe kugira ngo abashe kujya guhagararira igihugu. Nk'uko umuyobozi wungirije Sheikh Ishaq yari amaze kubibabwira, umuryango rero ugafata uburyo bwo gusora itangazo ugashyiraho n'ibyo tugomba kugenderaho, na niyo mpamvu haba hagomba kubaho impamvu runaka dushyira hariya kugira ngo abazujuje aribo baza kwitabira amajonjoro. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko abiyandikishije umuyobozi wungirije amaze kubivuga mu kanya, abo nibo twabonye baje kwiyandikisha bujuje ibisabwa, kandi akenshi tunagira inama abarimu n'ababyeyi b'abana basoma Quran. Amahirwe akenshi nk'aya ngaya ya musabakati zitandukanye cyangwa se buruse ziba zabonetse, akenshi amahirwe agera ku bana bafite passport. Tubagira inama yuko baza bagerageze gushakira abana passport hakiri kare, kuko amategeko aza agomba. Turabaho urugero, akenshi ibisabwa Saudi ntukunze kuza. Ubu ngubu nonaha umusabaka Saudi izatangira tariki 6 z'ukwezi kwa 8 2026. Abantu bagomba kuba badepoje hakiri kare. Kudepoza ubundi byari kurangira na tariki 11 zashize. Niyo mpamvu twashyizeho uburyo bwo kuvuga ngo ufite passport niwe ugomba kwitabira, kuko ntabwo tuba tuzi garanti yo kujya gushaka passport n'ibintu bisaba ibintu birebire. Niyo mpamvu uriya mwana w'umukobwa atabashije kuba yabona amahirwe yo kuba yakwinjira mu jonjora, kubera ko mu kanya ikizamini kirangira nibwo turahita dudepoza ako kanya. Numva ko tumwemerera agakora agatsinda, ntabwo tuzi uko biri bugende byerekeranye na passport, kandi byari biri kudindiza. Kandi udepoza abandi nawe utamudepoje ntabwo byemewe. Uvuga ngo rero inama tubagiriye nuko igihe cyose mugomba kuzaba mufite passport kugira ngo bashe kuba witabira amarushanwa. Uvuga ngo rero tudatinze dushimire abitabiriye iyi musabaka ase amajonjora, dushimira n'abarimu, dushimira itsinda ry'ikosora rigizwe na Sheikh Abdurazak hamwe na Sheikh Mazimaka Abubakari hamwe na Al-Hafidh Sandisano Khalid. Dushimira umuyobozi wungirije Sheikh Ishaq uburyo twafatanyije cyangwa se uburyo yagiye ategura ibi byose. Dushimira abanyamakuru bageza kure cyangwa se bagerageza kuba basakaza amagambo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Turasubira ku Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko Imana we batunganyiriza gahunda zabo ndetse akabageza ku ntego zabo. Dushimira abagenzi bacu bari Mutoni ndetse n'abagenzi babo bari aho ngaho babaza kudufasha kugira ngo izi gahunda zigende neza. Dushimira ubuyobozi bw'umuryango w'Islam mu Rwanda bwagerageje kuba bwategura n'aya majonjora. Turasubira ku Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko Imana abaha gukora inshingano batorewe inshallah, Allahumma amen. Dushimire n'abitabiriye bose muri rusange kuza kumviriza Quran, kubera ko aba ari igikorwa gikomeye cyane. Ni umwanya wohereza Allah subhanahu wa ta'ala, kandi uwo mwanya uzawusanga ku munzani yawe w'ibyiza no ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Tuze gusaba ituze abana kwako mu kanya bajya gutangira gusoma. Dusaba ituze kugira ngo turebe yuko tuza gusoza
mu buryo bwihuse. Bashimire mwese rero, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala azatuzure mu bantu ba Quran. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yajya duhembera ibyo dukora, aho duteshuka Allah subhanahu wa ta'ala akatugirira impuhwe kuko turi abantu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.